Ndagusuje cyane ukomeje kunyumva no kuntega amatwi. Nitwa Niyiguha Jeremy. Iyi ni Baba Official. Uyu munsi tugiye kuganira ku myizerere ya Gikristo ndetse n'abantu benshi batemera Imana ndetse bakanayihakana bivuye inyuma ngo ntibaho, ntiyabayeho, ntikora, ntiyumva, ntivuga. Bakizera ibindi bintu bitandukanye mu buryo bwabo bwite, mu buryo bw'imitekerereze, imyumvire, mu bikorwa ndetse no mu mbaraga. Ibyo bakubira mu ijambo rimwe ngo ni siyansi. Iyo witegereje neza usanga ubuzima cyangwa imibereho yacu ya buri munsi bishingiye ku myizerere. Inshuro nyinshi umuntu aryama yizeye ko umunsi ukurikiyeho aza kuramuka, agapanga, agategura ndetse akanashyira ku murongo ibyo azakora. Impamvu abikora nuko aba yizeye ko bizagenda neza 100%. The reason of planning is the matter of the faith. Impamvu utegura ibyo byose ni ukubera kwizera. Aha benshi bizera bitandukanye, benshi bizerera mu mbaraga z'amafaranga, iz'imiryango, iz'ubwabo bwite, ubwenge bwabo ndetse n'ibindi. Ariko hari abizera Imana gusa, ukaba nta giceri ufite, nta n'ijana, ariko ukizera ko ejo uzarya, ukizera ko uzagenda uteze, ukizera ko uzajya mu bukwe bw'umuntu wamutwerereye. Without faith you can't plan. Udafite uko kwizera ntabwo ushobora gutegura, ntabwo wanabona imbaraga zatuma ukora action plan cyangwa iteganyagihe y'ibintu uzakora. Ubundi usesenguye neza wasanga abanyesiyansi ari abemeramana banyakwizera guke, kuko abanyesiyansi akenshi ntabwo baba bizera Imana. Gupredictinga kwabo cyangwa gutegura kwabo event ni ukwizera, kandi bo bemera prediction z'igihe gito. Uko ni ukwizera. Ku ruhande rwabo, uko tugenda turushaho kugira imyizerere yagutse ndetse turushaho gusobanukirwa siyanse. The more we have religion, the more we have science. Inshuro nyinshi uko tubona idini cyangwa iyobokamana ni nako tugenda tubona siyanse. Izi ni ingingo zitwereka isano iri hagati ya siyanse n'iyobokamana. Abantu benshi batekereza ko siyanse ihakana iyobokamana, ariko witegereje neza ntabwo ariko biri. Ntabwo yihakana koko, ahubwo isobanura ibiremwa by'Imana nuko bikora. Icyo nicyo siyansi ivuze. Byumvikane ko siyansi iza nyuma y'iyobokamana, kuko izije gusobanura neza iby'Imana yaremye kera. Kandi ikindi, nubwo siyansi bisobanura, ntabwo itanga ubusobanuro bwuzuye, nta nubwo yabisobanura neza uko biri iby'Imana yaremye, uko bikwiriye ndetse iby'Imana yaremye nk'uko biri koko. Yesaya 50 hari amagambo avuga ngo iby'Imana yibwira ntibihwanye n'ibyo umuntu atekereza, kuko umuntu nawe ubwe ni ikiremwa. Tugiye kuvuga mu buryo bwimbitse uko siyanse n'iyobokamana bifitanye isano, ntitwabivuga ngo tubirangize, ariko aha tugiye kubinyuramo. Kurikira. Ushobora kwibaza ni iki Bibiliya ivuga ko turi mu minsi ya nyuma. Bibiliya ivuga ko turi mu minsi ya nyuma koko, ntabwo babeshya. Ku rundi ruhande, siyanse nayo ikavuga ko uko igipimo cy'ubushyuhe kigenda gihindagurika, ibyo abascientiste bita entropy, cyiyongera, ariko imbaraga z'ubushyuhe zitwa heat ntizihinduke. Ubwo igipimo cy'ubushyuhe kiragabanuka, bivuze ko ubushyuhe bugenda bushiramo. Ibi biterwa nuko isi nayo igenda ihinduka bitewe nuko igipimo cy'ubushyuhe kigenda cyiyongera. Ubushyuhe nizo mbaraga zifashe runini mu isanzure. Butariho nta buzima bwabaho. Urugero rwa hafi, tekereza izuba riramutse rizimye, rikazima icyumweru cyose cyangwa ukwezi, kwashira nta muntu usigaye ku isi, kandi umuntu nicyo kiremwa gihambaye ku isi Imana yaremye. Bishatse kuvuga ko yajya gupfa ibindi remwa byose byarangije gushiraho kera. Ubwo rero ubushyuhe bugenda busakara mu isanzure, kandi ryo ritagira iherezo. Ubushyuhe buzageraho bushire maze isanzure ryuzura ubukonje. Ibi ni ibintu biri kuba byihuta cyane. Byumvikana ko Bibiliya ivuga ukuri, isi igiye kurangira. Urumva neza ukuntu siyansi ishobora kubihuza n'iyobokamana, kuko uko Bibiliya ivuga ko turi mu minsi ya nyuma bijyana neza n'iyi mihindagurikire y'ubushyuhe buri mu kirere.
Science ni ntoya cyane ku buryo utakumva iyobokamana uyikoresheje. Umuhanga mu bya science Sir Isaac Newton yaravuze ngo dushobora kumva tukanamenya imibumbe iri kuzenguruka, ariko ntituzi uwayishyize muri uwo muzenguruko. Bivuze ngo science ishobora kumenya iby'Imana yaremye, ariko ntishobora gutanga ubusobanuro bw'uko yabikoze n'impamvu yabikoze uko nguko. Bibiliya cyangwa religion bifite ubusobanuro by'impamvu imibumbe iriho no gushaka kw'Imana, mu gihe science itadusobanura washyize iyo mibumbe muri rotation cyangwa mu muzenguruko. Nta shingiro ifite ryo guhakana Imana, nubwo science igerageza kubisobanura, ariko birangirira kuri Big Bang. Big Bang ni igitekerezo gisobanura uburyo isanzure ryabayeho. Aha abize ubumenyi bw'isi murabyumva vuba. Kahoze ari akantu gato mu myaka ya kera, gusa uko imyaka yagiye ishira kagiye gakura kaza guturika kabyara isanzure. Gusa siyansi yo ntivuga inkomoko y'ako kantu bise singularity katurutse he, kaje kubera iki, kuyihe mpamvu. Ariko religion yo ikemura ikibazo cy'inkomoko nyamukuru, ikavuga ko ari Imana yahozeho. Imana iri inyuma y'isanzure, ntabwo iri mu isanzure hagati, iri out of the time and space, inyuma kure cyane, hamwe buri wese atapfa kuyibona. Umushakashatsi arimo akora ubushakashatsi bwe yabajije umuvumbuzi wavumbuye ikintu runaka ati Imana yavuye he. Umuvumbuzi aramusubiza ati mu itangiriro igice cya mbere Imana yaremye isi n'ijuru n'isanzure, iyo ni space. Irema ibihe cyangwa time mu gice cya mbere umurongo wa 14, irema ibintu n'abantu. Ubwo bivuze ngo mu itangiriro Imana yaremye earth, isi, even ijuru, universe, isanzure n'ibyo tubona byose birimo aho. Bivuze ko nubwo yari ishyizeho space, ubwo bivuze ko Imana yaremye ibyo byose iri hanze ya universe cyangwa se isanzure, kuko ntabwo wakora computer yicayemo, ahubwo umuntu wakoze computer yari ari hanze yayo. Ubwo rero kuko Imana ariyo yaremye universe, icyo twita isanzure, yari iri hanze yayo. Ibi bisobanura neza ko Imana nta space cyangwa time cyangwa mata igira. Niyo mpamvu tutayibona. Science ni ubumenyi, religion ni imyizerere. Kwiga twizera kugeza igihe ibyo wizeye byose bibereyeho. Iyo twiga muri science turavuga tuti nibigenda gutya iyi x ikikuba kabiri y izangana na 5, cyangwa tuti iyo ingano y'ikintu yiyongereye uburemere bukagabanuka density yacyo nayo izagabanuka. Ibyo ni ibintu wabivumbuye yizeye, maze abikoze abona birakunze, biba bivuye mu myizerere bijya mu bumenyi. Abantu bakoze indege bwa mbere, Wright Brothers, baratekereje bati dufashe ikintu tukagikubitisha umuyaga uva hasi ukizamura, tukagiha n'amabara yo gufata uwo muyaga, icyo kintu cyagenda mu kirere. Babikoze nk'uko babitekerezaga babona birakunze, bihinduka ubumenyi. Religion ibyo ivuga rero tubishyize mu bikorwa nayo yahinduka science. Science ni umwana w'iyobokamana, iyo uyigiyemo cyane usangamo kwizera. Conclusions cyangwa imyanzuro dufata iziturutse mu kuri. In existence, so we are believers. Mu by'ukuri turabizera. Muri quantum physics, science cyangwa se science y'utuntu duto, dushobora kuba dufatana tukihuza maze tukubaka ibintu binini tubona ku isi. Iyo ukareba ku kantu gato akitwa electron, rimwe kaba kameze nk'akantu gafatika, ubundi wakitegereza neza ukabona gasa n'akavumba kadafatika, bityo ntiwamenya niba kabaho koko cyangwa katabaho. Ibyo bintu iyo babizanye ku bintu binini, twe biragaragara ko turi ibintu bifatika. Ariko se icyo kwibaza ko twa tuntu duto utamenya ko kariho cyangwa katariho, kandi ari two tutugize ubwacu, ubwo twe twabwirwa n'iki ko turiho? Bivuze ngo utuntu twinshi tutugize twe abantu udufashe ukatunyanyagiza hirya no hino, wabona tutariho. Nyamara iyo twihuje tubyara ikintu gifatika, aricyo twebwe. We don't absolutely exist. Kwemera ko tubaho binyuze mu kwizera gusa. Mu bizera Imana ntabwo tuzi ibyariho mbere y'Imana ubwayo. Iyobokamana yuzuza science kuko ntabwo isobanura Big Bang, maze religion cyangwa iyobokamana ikavuga ko byose byaremwe n'Imana kuko Imana yahozeho. Nta mpamvu iri exactly cyangwa nyamukuru y'ukuntu ubuzima bwaba bwaravutse. It's not created and come by randomly. Ntabwo ubuzima bwabayeho kubw'impamvu y'ikindi kintu runaka. Kuki science idakora ubuzima niba bwaraje naturally? Niba koko ubuzima bwaravutse nta kindi kintu kibayeho bukikubitaho gusa,
mu bintu byari bihari mu mpinduramatwara, kuki abanyesiyansi batakongera ngo bakore ubuzima noneho ko bafite ibyakenerwa byose kugira ngo ubuzima bubeho. Niba ubuzima butakwifata ngo bwaduke randomly nta kindi kintu kibayeho bidasubirwaho, byerekana ko byanze bikunze hari ikintu cyakoze ubuzima. Icyo nta kindi ni Imana yaburemye, niko abiyobokamana bizera. Niba iyo siyansi itakora ubuzima, bisobanuye ko bwaje mu buryo bw'agatangaza, supernaturally. Ubuzima ni supernatural thing. Gute imyaka yose ikiremwa muntu kibayeho gihangayikishijwe n'urupfu? Ibaze ko nta gihe umuntu atibajije kandi ngo ashake ibisubizo ku rupfu. Umuhanga w'ibihe byose wabayeho ku isi, Albert Einstein, yarivugiye ati ntago ari uko ndi umuhanga, ahubwo nuko ibibazo mbimaraho igihe kirekire cyane, ariko kugeza izi saha sindamenya ngo urupfu ni igiki. Amarembo y'urupfu ni ubuzima, kuko utavutse ntiwapfa. Impamvu tutumva aho tujya nuko tutazi aho tuva. Iyaba tuzi uko bigenda ngo ubuzima bukorwe no kubura cyangwa gupfa twabyumva. Niba tutabishobora, uwabishoboye ni Imana. Nibyo ubyumvise neza. Impamvu siyansi itabasha kumenya uburyo urupfu rubaho nuko itabashije no kumenya uburyo ubuzima bwabayeho. Ibyo byose bavuga ko uwabishoboye ari umwe gusa, ariyo Mana, kandi yo niyo iyobokamana cyangwa se abemera iyobokamana bizera. Amategeko agenga imiterere y'isi kuki atahinduka bisanzwe? Hari amategeko asaba imbaraga kugira ngo yubahirizwe cyane kibigenda gutyo. Ubundi amategeko y'ibigenga isi nayo yerekana ko ari Imana yabiremye. None se rukuruzi y'isi ko bisaba imbaraga, ko ari ibintu bikomeye kugira ngo ikorwe, kuki ariko byahisemo kugenda? Kwibumba kw'imibumbe no kumurika kw'amanyenyeri bisaba imbaraga. None nimba byarabayeho nta kintu kibigizemo uruhare, kuki ikora ibyoroheye? Kuki byagenze uko bigasaba imbaraga? Ni icyerekana ko bitabaho koko, kandi bitabaho gutyo gusa, ahubwo bifite impamvu. Reba umwuka ku isi, kuwugumishaho biragoye, ariko ugumaho. Ni impamvu ki ugumaho? Byazanywe n'Imana. Ni gute DNA yubakitse? DNA, ucyumvira ijambo DNA, nge nawe kuko tuvukana hari uburyo bwihariye duhujemo amaraso ubwacu, abandi bantu tutavukana badahuje. Nawe uri kubyumva, uwo muvukana mufite DNA yanyu. Ubu ni uburyo abantu baba bahuje amaraso baturuka ku mugabo umwe. Nta kindi kintu cya siyansi cyerekana uko yakozwe. DNA iragoye cyane ndetse iraruhije kuyumva. Kubera iki? DNA y'ibinyabuzima ku isi dukurikije siyansi bavuga ko yagiye ihindagurika kugira ngo ibinyabuzima bihinduke nabyo bitanga ibindi binyabuzima, ariko ntitubwira iyo DNA y'uburyo yabayeho, aho yaturutse. Seri cyangwa se akanyangingo ka mbere kabayeho, DNA yagakuye he? Mu mitekerereze byumvikana ko DNA yatangiye ari nto cyane ikagenda ikura. Amakuru yo gukura yayakuraga he? Niba yaragabanutse sasa ko nta bice by'ubunyabuzima byabuze byayo cyangwa by'umuntu, ni icyerekana ko Imana yabigizemo uruhare rukomeye rwayo bwite. Izi ngingo zose ni ubusobanuro bw'uko Imana yacu iriho kandi ikora. Ikindi, ubwo niba idashobora gusobanura iby'Imana yaremye, yasobanura nyir'ukubirema? Ntibishoboka. Kandi tugendeye kuri izi ngingo tubona imbaraga z'Imana, kandi tukanabona uruhare rwayo no kugaragara kwayo mu byaremwe, kuko iyo siyansi inaniwe kubisobanura. Bivuze ko hari aho byaturutse mu iyobokamana, kandi tugendeye kuri izi ngingo tubona imbaraga z'Imana, tukabona ugushaka kwayo mu byaremwe, kuko iyo siyansi inaniwe kubisobanura. Bivuze ko siyanse nta ruhare na ruto ifite mu gusobanurira abantu ubushake bw'Imana no gukora kwayo. Nta n'ubushobozi bifitiye. Ibintu byose byaremwe n'Imana, ni nayo ifite gusobanura umuntu ku giti cye, umwe ku wundi, bitewe n'uburyo abanye nayo. Gushimiye amahitamo 100% wagizeho kumva iki kiganiro. Iyi ni Ibaba Official, njye wakikugezagaho, kandi dukomeje kubana umunsi ku wundi. Nitwa Nigwajiremi. Niba wagikunze kandi hari inshuti ufite ushaka kugisangiza, kora subscribe, ukore like, ubundi ukande kuri share, usangize inshuti zawe zose aho ziri, barusheho kunguka. Ndagushimiye.